tube hafi nyagasani dawe nyir'ubutagatifu, Mana ishobora byose ugahoraho iteka, wowe uha umuntu wese agaciro, ukaba na rugaba utanga ingabire zose, wowe ibintu byose bikesha kubaho, wowe byose bikesha kurama, kugira ngo umuryango wawe ube imbaga nsaserdoti, ntuhwema kuwutoramo abambari ba Kristu umwami wawe, ukoresheje ububasha bwa Roho Mutagatifu, maze ukabagabamo inzego zinyuranye. Na mbere mu isezerano rya kera, imirimo washyizeho ukoresheje imihango mitagatifu, iyo yagenuraga ibizaba nyuma, yakomeje kujya mbere. Bigeze aho ushinga Musa na Aroni umurimo wo kuyobora umuryango wawe wose no kutagatifuza, unabatoranyiriza abandi bantu babungirije mu rwego no mu cyubahiro, kugira ngo bababere abafasha bashyize hamwe nabo muri uwo murimo. Nuko igihe Abayisiraheli babaga mu butayu, usakaza umwuka wa Musa mu mitima y'abagabo 70 bazwiho ubwitonzi, nawe abagira abafasha be yitabaza buri gihe, bityo arushaho kuyobora neza imbaga yawe. Byongeye kandi bene Aroni wabasakajemo ingabire nyinshi zisesekaye kuzo wari wahaye se ubabyara, ugira ngo mu rwego rwo guturira mu ngoro yawe ibitambo byo byari inshamamarenga y'ibyiza bihebuje bizaza nyuma, haboneke abantu bahagije bo gukora uwo murimo bakurikije itegeko ryerekeye abahereza bitambo. Ibihe rero wagennye bimaze gushyika, dawe nyir'ubutagatifu, nibwo wohereje ku isi umwana wawe Yezu Kristu, aza ari intumwa yawe nkuru n'umusaserdoti w'ikirenga, shingiro ry'ukwemera kwacu. Ubwe yatwituyeho igitambo kitagira inenge kubwa Roho Mutagatifu, kandi intumwa ze abamariye kuzitagatifuza by'ukuri, aziha kugira uruhare ku butumwa bwe, nuko zibonera n'abasangirangendo bazifasha, kugira ngo umugambi wabo gukiza bene muntu wamamazwe ubutaretsa kandi wubahirizwe ku isi hose. N'ubu ngubu rero nyagasani, turagusaba tukwinginga ngo ugoboke intege nke zacu, maze ku buntu bwawe utugwirize bene abo bafasha dukeneye mu gukora umurimo wa gisaserdoti uturuka ku ntumwa. Turakwinginga dawe ushobora byose, ngo uyu mugaragu wawe, nguhe uyu mugaragu wawe ingabire yo kujya mu rwego rw'abapadiri. Ongera usendereze mu mutima we Roho umuha ubutungane,
niyakire umurimo w'ubusaserdoti bwo mu rwego rwa kabiri utangwa nawe Nyagasani, kandi mu mibereho ye yose azabe koko urugero rw'imigenzereze izira amakemwa. Nabe umufasha udahinyuka w'urwego rw'abepiskopi, kugira ngo amagambo akubiye mu ivanjiri ashobore kwera imbuto mu mitima y'abantu biturutse ku nyigisho ze no ku buntu bwa Roho Mutagatifu, kandi amenyekane hose kugeza ku mpera z'isi. Nabe hamwe natwe umugabuzi udahemuka w'amabanga yawe, kugira ngo umuryango wawe uhore wivugurura ku bw'abatisimu, abantu bakesha kuvuka bwa kabiri, utungwe n'Ukaristiya, ifunguro riturutse kuri altari yawe, kandi abanyabyaha babone uko bigorora nawe, n'abarwayi babone ikiborohereza ububabare. Nyagasani nawe urashyize hamwe natwe mu gutakambira impuhwe zawe ubudahwema, asabira imbaga y'abakristo ashinzwe, ndetse n'isi yose ahiva ikagera. Nuko amahanga yose namara gukoranyirizwa kuri Kristo, ahinduke umuryango wawe umwe rukumbi, ugenewe kuba ingoma yawe byimazeyo kandi bidasubirwaho. Kubwa Yezu Kristo nyine umwana wawe n'umwami wacu, Imana mubana mugategekana mu bumwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Uwari Diyakoni Arsene Irakoze, ubu ni Padiri Arsene Irakoze. Padiri mushya agiye kwambikwa imyambaro mishya ijyanye n'imirimo y'abapadiri. Igihe yaraba yambikwa, abaririmbyi baraduterera indirimbo ikwiye. Arasigwa amavuta matagatifu ya Kirisima mu biganza. Ibiganza bya Padiri Arsene Irakoze